nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye ababyeyi banyise Shima tuganire ku buzima bw'aba Diaspora cyane cyane muri iyi minsi mukuru byifashe gute muri Canada ubukungu bumeze nabi twagiye murabona ko uyu munsi rero ndahantu fresh sana nasohotse ndi muri Canada ubundi ahandi hose cyangwa henshi muri Canada hari ubukonje bumeze nabi hari snow twatuntu nyine tw'umweru bamwe bamwifuza kuza hano ngo mubone njye ariko ndi muri Vancouver snow coming Ottawa today morning murabona ko ni fresh sana navye n'uyu munsi ndagira ngo nanjye sohoke mbereke kunhano abameze hano hanze nkora ikiganiro hanze Kigali ubundi muba mufite akazuba keza hano kubera ubukonje ntabwo biba byoroshye gukora ikiganiro hanze cyane cyane muri winter uyu munsi rero reka tuganire aba Diaspora ndabiza ama stress yatubanye menshi kuko iminsi mukuru iri imbere Noheli n'ubunane ndetse kuko hari akantu nabonye kuri YouTube kuri Kasuku Media avuga ko nyine aba Diaspora bagiye kwica gahunda zimwe ku byo bemereje no kuvuga byara kohereza akantu kuri Momo. Ndabiza abantu benshi cyane bafite abashuti b'aba Diaspora ubu batangiye gutega amaboko ngo barabohereza barabashyiriraho aya niyo masaha meza cyangwa se niyo minsi myiza aba Diaspora bagiye kubatenguha rero life ubuzima ntabwo bworoshye ubukungu bumeze nabi cyane muri Canada ntabwo ibintu byoroshye rwose ku buryo na government yavuze iti kugira ngo abaturage bacu baruhuke iyo twagiye guhaha hari akantu twishyura nyine kameze nka tax GST government tax bakaba rero bayivanyeho kugeza mu kwezi kwa kabiri niba ntibeshye ubwo rero urumva ko ntabwo bimeze neza hano ubukungu ntabwo bimeze neza niyo turebye statistics niyo turebye ibintu bya GDP ndetse n'akazi kabuze bigiye kumera nabi akazi kabuze Canada rwose sinzi ku bintu bigenda aho bigana ariko tukaba tuzi impamvu Prime Minister wacu Justin Trudeau yavuze ko bakoze amakosa hakaba harinjira abantu benshi immigration yinjiza abantu benshi kandi akaba ari n'ubwo bwa mbere bubaye mu bihugu biteye imbere nyine nka Canada yurebye ahandi kugira ngo population izamuke tuve nko muri miliyoni 36 twari turimo tugere muri miliyoni 40 urumva ukuntu bimeze iyo hinjiye abantu benshi urumva ko government cyane cyane hano ukuntu biteye ntabwo ari federal no kuva provincial na municipal bagomba kubaka amazu kugira ngo abantu babone ahantu baba bagomba kuba barateganye ahantu abantu bazaba n'icyo bazakora iyo haba abantu benshi hari igihe bari ibintu byiza kubera ko wenda abatanga akazi bafite abantu benshi ugomba ko ntabwo bagomba kubahemba amafaranga basanzwe bahemba kuko harimo abantu benshi ubuzima ntabwo bworoshye muri Canada rwose n'ubwo mwebwe muri Kigali n'ahandi mwari murindire ko twohereza akantu kuri Momo mwumve ko n'ibinashoboka ayo mafaranga turaba twayavunikiye nabyo birasanzwe ariko niba mu Diaspora mujye mutubwira mujye muganiriza mu bwiza ukuri kuko ndabizi hari bamwe mujye gukora shift eshatu murangiza akazi mujye mu kandi kugira ngo mubone izo cash mwohereza kuri Momo mwohereze zimwe zifasha nyine abacu bari mu Rwanda ariko ntabwo muri mu Rwanda ntimujye namwe mufate ngo ka petit score murenzeho amalika mujye namwe bumva ko aba Diaspora nubwo tugerageza tukohereza ayo tuba twabonye kandi ndabizi birakorwa ntabwo ari ibintu ngira ngo ndabizi birakorwa birasanzwe mujye mwumva ko natwe tuba twahurize kugira ngo aboneke namwe rero mujye muyafata muyiteho neza muyashire mu mishinga
ntimuyejyana mu bindi bintu. None kandi bitanashobotse mutwihanganire cyangwa se natubona ubundi buryo, ariko muri video nakoze ngira ngo sireho link mvuga ni gushora business, gutangira business mu Rwanda, naza gushora link iyo video. Hari ubundi buryo twabigenze, ngewe mura numva ko dufatanye tugashira imbaraga hamwe, bibe gushira kandi muri momo, ariko tugwa tuti reka nimafite wenda nka miliyoni y'amanyarwanda, igihumbi cy'amadolari wenda cy'amanyamerika almost, ni iyihe project nashoramo. Hari umusore twatume kuganira uri uza no gukurikira iyo video, ukore comment, yambwiye ko hari imishinga yakorwa ibintu by'ubuhinzi no korora, niba ntibeshye. Ndumva afite igitekerezo cyiza kijyanye n'ubworozi kandi kidasaba amafaranga menshi. So nkaho ngaho nk'uwo musore n'abandi, nimwandike muri comment, nimutubwire murindiriye iki. Niyo mpamvu iyo channel irindiriye ibereyeho, ntimugira ngo nubwo wenda ifite subscriber 50 ntago abantu barimo kureba video, abantu barimo kureba video bageze nko ku bihumbi, ntago bose ari aba subscriber. Ubu ndakwibukije, niba utarakora subscribe, kora subscribe. Abakoze subscribe ndabashimiye, ariko kora subscribe. Ubwo rero nagira ngo mbaganire kuri ibyo byose mvuze, mutwihanganire. Ikindi kintu ubwo ubutaha tuzaganira ku byo nakwita ni gute twahura. Networking ni ikintu gihe kindimo cyane, ngiye nkoresha LinkedIn, nabwo mumbwire mugira muri icyo kiganiro nzakibakurikize kiri fresh. Ubwo mwakoze kuri icyo kino kiganiro, murabona ko Vancouver ni heza cyane. N'aya mazu arahenda, ariko abafite cash nyinshi muze mugura amazu hano, nubwo agura miliyoni, ariko urumva ko nabyo investment yagiba back and forth. Cyangwa abataba muri Vancouver, ba muri za Quebec n'ahandi, ni muze mushora imari hano, namwe mutera imbere kandi muteze imbere abanyu. Murakoze ko mwankurikiye.